inkunga umwarimu sako ya miliyari 30 niyo yemeje ko ku barimu ba leta ari nabo yari yatereye inkunga cyane cyane mu by'ukuri bo inyungu yabigabanuka. It was cabinet decision yemeza ko iyo inkunga rya kuri 11% ku barimu 11% ku barimu ba leta barimo bigisha mu bigo bya leta. Ubwo rero abandi bose bari basigaye batarabo muri leta bakomeje guhabwa kuri rwa rwunguko rwa 14%. Ariko nitujya no muri byatuma urwunguko ruburunguru ntiruburunguru kuki atari rimwe kuki atari 8 kuki atari 9 hari bishingirwaho kugira ngo urwunguko rugenwe. Icyambere gishingirwaho naho amafaranga aturuka yo gutanga inguzanyo, kuko burya banki cyangwa ikigo cy'imari ni nk'uko wacuruza n'ubundi bucuruzi ubwo aribwo bwose. Uko waranguye nibyo bizatanga n'inzira y'igiciro nawe uzacuruzaho kugira ngo wunguke ugere no ku bindi ushaka kugeraho. Na banki rero buriya tugira aho dukura amafaranga. Umwarimu sako hambere tuyakura ni mu banyamuryango bayo, nibo bizaniramo amafaranga. Hari 5% batanga buri kwezi ku mushahara wabo akora icyo bita permanent saving. Amafaranga niyo ahirwaho batangira guhabwa inguzanyo. Nukuvuga ngo yahembwe yego bakuraho 5% ya saving atishyuza abikwa muri konte ye akajya nungukirwa buri mwaka ho 5%. Iyo tuyashyize hamwe n'abaje gusaba inguzanyo niyo duteraho dutanga nayo ashobora kuba n'ingwate, ashobora no kuba ingwate ariko abadahagije. Mwarimu ashobora kuba yafashe nka miliyoni 10 ariko amaze gusevinga nk'ibihumbi 500 gusa. Urumva ariyo mpamvu nayo ni ingwate ariko ntabwo abahagije. Niyo mpamvu bibaye ngombwa twongeraho n'ingwate. Hari n'inguzanyo zo tutagira ikindi dusaba kuba ko ziba zishingiwe n'ayo mafaranga baba barabitsemo. Iyo emergency afatira kuri telefone nta yindi ngwate asabwa kubera ko savings ziba zihagije. Ayo mafaranga rero bagira niho amafaranga yambere aturuka. Icyo nicyo twuba ngo ikiguzi cy'amafaranga nanjye nzakoresha kugira ngo ncuruze inguzanyo kuri wa manyamuryango. Iyo tumaze kureba icyo kiguzi cy'amafaranga n'ubu twafata ko umwarimu sako dufashe iriya 5% tubungukira kuri za savings zabo. Icyo nicyo kiguzi. Hanyuma ukongera ugashyiraho risk. Ndiye amafaranga ninyatanga ntabwo nzi neza ko yose azagaruka. Hari abazakirerwa ntibayazane. Ese iyo risk irangana iki? Ubundi amategeko ya banki nkuru avuga ko itakagombye kurenga 5%. Ubwo burumva bibaye 10. Iyo ushyizeho nanone urwunguko rwa 1% ugashyiraho icyo bita operating cost, hari abakozi bazakora bahembwa, hari ibikoresho tuzakenera kugira ngo serivisi zimugereho, ibyo nabyo tukabishyira kuri 1%. Iyo bibaze ibyo bintu byose uragenda ukagira undi ukabona ko urwunguko rwakagombye kuba rutajya munsi byibuze ya 18%. Ariko igituma biba 11 umwarimu sako ni iyihe? Ni uko twebwe ya cost of fund aho turangura amafaranga biraduhendukiye kuko leta yashyizemo miliyari 30 zo tutazagira ikintu tuzitangaho. Ikindi risk ni ntoya iwacu kubera ko ya mafaranga yo dutayatanze bishyura ku mushahara. Ni bake cyane bava mu kazi batakazi, ntabwo bari benshi ku buryo ya risk usanga buri gihe dufite 1% aho kugera muri 5. Ibyo byose bigakurura bikamanura. Ariko iyo tugiye nko ku barimu ba private iyo twanarayizinze risk bo badutera risk nini ugereranyije n'abarimu ba leta. Kuko benshi baba baturuka n'abantu bakorera nyine aba private abinginga. Yego icyambere cyo usanga kenshi batabaha kontra z'igihe kinini, usanga bamukubita kontra y'umwaka umwe. Natwe ubu ntitwamuha inguzanyo irengeje umwaka umwe, haracyarimo akazi kwa private. Niba uvuga ati aramutse. Ikindi ni abantu bakunda guhindura akazi, si kimwe n'abarimu ba leta. Iyo ahinduye akazi turamubura tukayoberwa aho yagiye, bwa bwishyu kububona bikagorana. Ikindi tujya tubona fluctuation mu mishahara bahembwa, niba ari ibyo bakorana n'abakoresha babo ntabwo turabyigaho cyane ngo tubibone. Ugasanga nk'uyu munsi aje twereka ko ahembwa 400 akanabinyuza kuri konti inshuro 3. Twamara kumuha inguzanyo dushingiye ku 400 tukabona sinjye hazi 5. Ibyo rero ni amarisike tureba tukavuga ngo nubwo twabyigaho tukareba ko nabo twabagabanya, ariko dushingira no kuri risike tubona abapresenting. Ariko aba leta hari ukuntu harimo nawe urabyumva muri leta nta risike nini cyane birimo muri private. Akaba ariyo mpamvu usanga urwo rwunguko rugitandukanye, ariko uko tukagenda itera imbere uko nabo izo mbogamizi zigenda zikemuka niko nabo twazareba tukareba ko tubashyize se kuri 11 hari icyo sako yahungabanaho cyane. Izo na assessment tugenda dukora byazashoboka nabyo tukazabyigaho. Kuki umwarimu sako yishyuza umugabane shingiro mu mashuri bimina n'amashyirahamwe? Yego mvuga ngo mu mwarimu sako kuva muri 2008 habayeho kudefininga icyo bita amategeko shingiro ya koperative umwarimu sako. Nabo barimo bayishyiriyeho mu bemerewe kuba
abanyamuryango harimo umwarimu ku giti cye ariko hari na koperative y'umwarimu abarimu bashobora gushinga izindi koperative zitari iz'imari iz'ubucuruzi bw'inguzanyo cyangwa imari izindi koperative zicuruza umuceri zifite izindi ntumbero izo koperative rero nazo zemerewe kuba abanyamuryango b'umwarimu sako iyo ari umunyamuryango rero nayo itanga nk'ibyo umunyamuryango ku giti cye atanga kugira ngo yemererwe kuba umunyamuryango kuba umunyamuryango rero bisaba ko utanga umugabane shingiro w'ibihumbi 40 kugira ngo iki gisobanure neza cyumvikane uyu munsi mushaka kuba mugiye gukora business yanyu nk'abanyamakuru yego mufite icyo buri wese azasabwa gushyiramo ishoramari muzakora mu mwarimu sakora nabo abanyamuryango bashoramo imari ubwo niko ndi bubisobanure imari bashoramo ya mbere ni ibihumbi 40 buri wese yemeza gutanga kushoye imari kufite uruhare kuri ya koperative ye urwunguko kwa koperative izagira bazarugana bashingiye ku mari shingiro washyizeho no mu zindi banki cyangwa ibigo by'imari bigira abashoramari hari ushobora guhuza akavuga ati benere saba ko kugira ngo mushinge ikigo cy'imari mugomba kuba byibuze mufite miliyari 5 ese izo miliyari 5 zirazanwa n'abandi nge nawe tugira batatu hano dufite imari yacu tukiyemeza gushora imari yacu mu gushinga banki ubwo uzazana nkavuga ati ngewe ndabashyiramo miliyari 3 undi akazana imwe n'undi imwe icyo gihe haba ari major shareholder aba ari nge washyizemo 3 hakaba n'abandi minor shareholders iyo tuzacuruza amari yacu ikabyara inyungu ya mafaranga nitujya kuyagabana nge major shareholder percentage mfitemo ni nayo urwunguko nzajya mbona abakurikirana bakagenda bahabwa dividend bashingiye kuri yandi bashyizemo ariko twe nka koperative abanyamuryango babangana buri wese asabwa gushoramo ibihumbi 40 kugira ngo beyemerewe kuba umushoramari muri ya koperative ariko ufite abanyamuryango benshi yego kubakurikirana ntibigoye navuga ko ni benshi nibyo nta nubwo byoroshye nyine kubakurikirana bisaba gushyiraho strategies zitandukanye kugira ngo bose bagereho ubaha amakuru akenewe bamenye ibyo bemerewe ariko akenshi dukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo gusakaza amakuru bugezweho dukoresha za social media n'ubundi buryo bwose dukoresha bwo kugira ngo bagire bibe ariko tugira n'igihe cyo kubasura turabasura tukabasanga aho bakorera ku bigo by'amashuri cyangwa se tukabahuriza hamwe ku rwego rw'akarere tukaganira nabo iyo niyo outreach program tugenda dukora ariko tukagira n'uburyo duhanahana amakuru dufite uburyo twoherezamo message gahita igera ku munyamuryango niba hari ikintu twashaka kubabwira twabwira ati wenda guhera ejo ntituzakora dufite aka message gahita kamugeraho kuri telefone agahita akabona tugenda dukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa communication bugezweho kugira ngo amakuru abagereho ku gihe bwane Mabure iyo urebye nk'iyi koperative leta yabashyiriyeho ni iki wishimira ni iki wabwira leta mu by'ukuri yashyizeho iyi koperative uhereye ku nyungu zigaragara muri iyi koperative bwa mbere na mbere abarimu turashimira nyakubahwa perezida wa repubulika watekereje iki gitekerezo kuko cyageze aho gikura umwarimu gifite n'aho kimugeza sinzi niba mubyibuka mu myaka yashize ya mbere ya koperative mwarimu wasangaga bamwita Gakweto bamwitaga Gakweto Gakweto ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe iyo wananiwe kuba umusirimu inkweto iragusazana wasangaga hari n'andi mazina bahimbwa kubera ko nyine ari mwarimu ariko ubu mwarimu w'uyu munsi hatandukaniye n'abandi banyarwanda bafite ibyo bakora byiza tuba mu mazu meza adatandukanye n'ay'abandi nk'uko n'umuyobozi yabikubwiye ubu twageze ku rwego rwo kujya twubaka amazu y'amatafari ahiye mu nzu zirimo umuriro zirimo amakaro mbese ntaho bakidutandukanyiriza n'abandi banyarwanda ikindi mbere wasangaga mwarimu nk'umufundi wenda n'urugero natanga umufundi kera wahembwaga ibihumbi 2 bye bya buri munsi ashobora kwigereranya na mwarimu mbese bari baratugize abantu basuzuguritse ariko uyu munsi wa none
leta yadutekerejeho iduha koperative bashyiramo amafaranga. turanashimira nyakubahwa perezida wa repubulika ko yumvishije ko natwe tugomba kuba nk'abandi banyarwanda akatuzamurira umushahara. ubu ngubu turatuje nta kibazo dufite kinini. ubu ni mu kibarwa muri ba bantu baganya barenganye bumva batitaweho. ni ukuvuga ngo umwarimu aho umusanze hose araseka ameze neza. umwarimu rwose niyo mwazadusura ku bigo tubaho ugasura n'abandi bakozi bo mu zindi serivisi, nta umwarimu atandukaniye n'undi munyarwanda. madamu Laurence, bigenda bite iyo umunyamuryango akuye amafaranga kuri konti yo kuzigama mbere y'igihe cyumvikanyweho mu masezerano muba mwaragiranye? ubundi iyo ayakuyeho mu gihe hari ubwoko bwo kuzigama butandukanye, hari ubutagira icyo bisaba mu masezerano, ariko tugira nk'ibyo bita konti boroke, muba mwumvikanye ati nzashyiraho amafaranga igihe cy'umwaka wose ntayakuraho mukazajya munyungukira inyungu runaka. iyo rero bibaye ngombwa ko yatubwiye ko azashyiraho umwaka akaba yagira ibibazo bitandukanye bituma aza kuyakuraho wenda hashize amezi 6 atakaza inyungu yari kuzayungukaho, ariko ikindi tunamuca na penalite kubera ko icyo gihe abatumye ibyo twateganyije wa undi twayahaye tuzi ko azamara umwaka atarayadusaba, ubwo natwe tuba tugiye mu gihombo cy'uko twayatanze kandi akabaje kuyatwaka mbere. hari rero agapenalite bamukuraho, ariko ikintu cya mbere atakaza ni za nyungu yari buzabone z'umwaka wose, nicyo gikomeye. nibyo birumvikana. iyo turebye kuri iki cyumweru cyahariwe umukiriya, ni iki biteganijwe muzakoramo? murakoze cyane. ngira icyo mvuga kuri iki cyumweru cyahariwe umukiriya, ni icyumweru ngarukamwaka. buri mwaka nk'uko habaho indi minsi yagiye iteganywa yo kwizihizwa yagiye yemezwa ku rwego rw'isi, ni nako habayeho icyumweru cyahariwe umukiriya. mu by'ukuri kuvuga ngo icyumweru cyahariwe umukiriya ni ukugira ngo abantu bumve ko ari umuntu wo kwitabwaho mu buryo budasanzwe. muri iki cyumweru cyahariwe umukiriya kuri twebwe nta nubwo tubyita umukiriya, ni umunyamuryango wacu, niwe nyiri serivisi. uyu mwaka rero insanganyamatsiko iravuga ngo mu cyongereza ngo above and beyond. ngenekereje kubishyira nko mu kinyarwanda avuga ngo twari dusanzwe tubaha serivisi, ariko turashaka kubaha mu buryo burenzeho, buri above ndetse tukanarenza n'ibiri above bikaba beyond. numva rero umwarimu sakura y'insanganyamatsiko iratureba cyane, ndetse twayigize iyacu. icyo turi kureba ese ni hehe serivisi zitari zimeze neza, cyangwa se n'icyo abanyamuryango bifuza ko twanoza kurushaho kugira ngo natwe tugerageze kubikora nk'uko babyifuza, ndetse nibiba na ngombwa ko aribo baduhwitura, ahubwo tunarenzeho rwose bibarenge bavuga ati iyi serivisi nta handi tuba twayibona. ibyo rero nibyo twashyize imbere cyane, ko ari insanganyamatsiko natwe iduhwitura cyane cyane mu kwihutisha serivisi. ntekereza ko ibindi byose umwana musa kunavuga ngo nta handi wabibona, igiciro ni gito nta handi wakibona, ahubwo none akeneye kuvuga ngo kwihutisha serivisi. igihe umunyamuryango akeneyemo serivisi akaba nayibonamo. uyu munsi niba avuga ati ndashaka kugura inzu mbonye imari, ese nagana sako uwo mwanya imari byinshi, tugashyiraho umwene nk'ubwo buryo butuma atabasha kubanza kwirukanka kujya mu kimina waze kongera kuza muri procedure za banki nyuma, kandi cya kimina nacyo ari kukishyuramo inyungu, ahubwo kuki atahita abona ya serivisi akigera kuri sako. ibyo nibyo turi gushaka gushyira imbere cyane, ariko ibyo kugira ngo bigerweho ntabwo twabikora mu buryo bw'imanura, birasaba ko ikoranabuhanga ryacu turishyiramo ingufu zikomeye. ni nabyo rwose ikoranabuhanga yari rikiri hasi, ugasanga na serivisi ntabwo ziriho. ubu navuga ngo rwose ubu ngubu ibintu ni munani kandi rwose turashushaho kubinoza cyane, kuko ubu ikintu twashyize imbere cyane, hari serivisi nshya tugiye kubazanira zitari zihari. mu mezi make barana nabo bashobora gukoresha ATM card, ni ikintu bari bamaze igihe kinini basaba, tubigeze kure, tuzageza December rwose bazifite. ikindi tugiye kubazanira, hari ukuntu bagiraga nk'abantu b'abavandimwe bohereza amafaranga avuye hanze, bikaba ngombwa ko ajya kuyafatira mu yindi banki. ubu natwe serivisi zijyanye na money transfer za Western Union n'ibindi tugiye kubizana, nabyo uyu mwaka biraba bikora birangizanye n'uyu mwaka. hanyuma iyindi serivisi ikomeye yo kwihutisha serivisi cyane ni uburyo bagiye kujya basaba inguzanyo bakoresheje ikoranabuhanga zose, atari za zindi ntoya zo kuri telefone.
ahubwo twazanye software twita online loan application ku buryo azajya asabira muri ya software agahabwa notification message uko twakira ubusabe bwe uko inguzanyo turi kuyiga aho bigeze tukaba tumuha message buri munsi ngo igeze aha akazaza indi nini ndazaza indi nini zose uko zajya zisabwa ndetse bizanadufasha no gukurikirana kuko uyu munsi baradepoza kuri branch ushobora kutabasha nka deje undi i Kigali kumenya ngo branch yakira inguzanyo zingahe zasabiweyo ashobora no kumbwira ati hatswe 30 kandi wese hatswe 100 sindi menye ariko icyo gihe uko nta munyamuryango utazabuza muri iyo system nanjye nifiteho access nzajya menya ngo branch Gisagara basabiye inguzanyo 100 ese turakora iki kugira ngo muri ya minsi twababwiye bagomba kuba bazihawemo izi nguzanyo zibe zatanzwe ese abakozi barahagije ese any support dushobora kubaha ariko cyagiye tukacyubahiriza bumve ngo turashaka kubaha serivisi yo ku rwego rwo hejuru byayinji rwose nicyo kintu cya mbere tubahishiye ibindi bikorwa rero bizakorwa muri iki cyumweru cyahariwe umukiriya ari we n'umunyamuryango wacu twebwe turateganya guhemba abarimu bakoresheje neza inguzanyo bahawe n'umwarimu sako bakiteza imbere ndetse bya bindi biteje imbere bagakomeza kubinyuza kuri konti zabo mu mwarimu sako kugira ngo nuko wongerera ubushobozi sako yaraguhaye witeza imbere ariko nawe uragaruka ukabitsaho sako igakomeza kubona nuko ifasha n'abandi abo rero tuzabahemba n'abagiye babitsa igihe kirekire kuri konti zabo nabo dufite ibikorwa byo kubahemba aho tuzabahuriza hamwe muri Kigali tukagira rwose umunsi mukuru wo kubashimira no kubahemba no kugira ngo babere n'abandi urugero nabo barusheho kugira ikirenge mu cyabo ni iki mwumva koperative umwarimu sako yashyiramo imbaraga cyangwa yakora kugira ngo serivisi zanyu nk'abanyamuryango musaba muri iki kigo muri iyi koperative irusheho kwihuta bityo namwe mushobore kuba mwagera ku ndoto zanyu nk'uko muba mubyifuza mukore mwiteze imbere murakoze nk'uko natangiye mbabwira ko dushimira leta uburyo yadutekerejeho sako nayo twayisaba ko yajya ijyana n'aho umushahara w'umuntu ageze nk'ubu ngubu twese baduhora limiti ya avanse siri salire ya 1,3 n'igice kandi mu by'ukuri hari abantu bageze ku mushahara mwiza w'ibihumbi 300 400 gutyo ukuntu we afite ubushobozi bwo kuba yahabwa na 5,000,000 zidatangiye ingwate kuko ingwate iyo umuntu agitangira akazi ntabwo atangirana n'ingwate ariko afite umushahara twasabaga ko kugira ngo dukomeze gutera imbere nk'abandi bose n'ayo mabanki twifuza tureke kuyararikira twasabaga ko baziga ku mushahara w'umuntu kuri avanse siri salire bakaba barenza iriya limiti bashyizeho ya 1,3 n'igice bakayizamura iyo irenze 1,3 n'igice nyine wowe urifuza ko bayizamura ibyo nasobanuraga iyo irenze 1,3 n'igice bagusaba ingwate yego kandi ntabwo abantu bose bafite ingwate nta nubwo batangirana ingwate hari abantu bafite imishahara ibemerera kuba bafata na 5,000,000 noneho ya bariya igahita izaho bazabyigeho babidukorere baba bagize neza madamu Laurence nagira ngo uze kugira impungenge umara bwana Aimable kuri icyo kintu yarasabye cyo mu kuba mu byo yenda mwasuzuma no muri ibyo buryo nabyo mwabisuzuma zo 1,3 n'igice iyo zirenze bikabasaba ingwate niba mwashobora kuba mwayazamura y'umusabire ingwate bikazamuka bikageraho hejuru ho gatoya ariko noneho n'icyo mwisabira abanyamuryango banyu muri iki gihe n'ibyiza mubateganyije mugeze mwabivuze ariko noneho icyo mubasaba kugira ngo namwe bakore biteza imbere ariko namwe banki ikore neza na koperative murakoze cyane kugira ngo wenda mbanze mpari mu ngenge Aimable
uko sako yatangiye ntabwo ari kimeze ubu uyu munsi niba tugeze kuri 3 n'igice zidasabye ingwate hari igihe yari imwe kandi aho wenda umwarimu sako uyu munsi uri hari abandi bari hasi yabo cyane iyo tugiye nko mu murenge sako no kuri miliyoni 1 bagusaba ingwate iki rero cyitwa gusaba ingwate ngira ngo nsobanure ni uko kijyana na risike ikigo kiba cyafashe rimwe na rimwe turarikiye kujya mu yandi mabanki abigezeho hari urwego bagezeho rwo gufata risike umwarimu sako uyu munsi utarageraho ntabwo twafata banki imaze imyaka 60 ikora urwego ugezeho ifata risike ntabwo ari rwo umwarimu sako maze imyaka 18 wafataho risike ikindi ngira ngo nangeho eclaircissement ni uko dushingira n'ubundi ku mushahara w'umuntu ahubwo bitandukanira ni uko umushahara wawe ni uguha ibirenze 3 n'igice dufataho risike turayaguha n'ubundi ashingiye umushahara wawe ariko tugusabe ngo ushyiraho ingwate cyane ko babandi baba bafata menshi baba bamaze no kugira n'ubwo bushobozi bwo kugira ingwate niyo tugendeye ku mishahara ni abantu bagize ku rwego rw'abadiregiteri usanga bamaze n'imyaka 10 bari mu mwarimu sako na za ngwate baba bazifite ahubwo icyo twabashishikariza cyane tunabizeza ko tuzakora ni ukwihutisha service kugira ngo nayanguzanye isaba ingwate ayibonye nayo mu gihe gito gishoboka kuko nicyo abenshi bagaragaza ko yo ibiri butinde idasaba ingwate ikamwihutira ariko tunabizeza kuko tugenda dukora assessment tureba amafaranga ahari kandi bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo amafaranga yiyongere n'umwarimu sako ubone kubaha inguzanyo bifuza niko tugenda tukavuga ati ubu noneho hano twarikura dukurikije uko turi kubibona duteganya kuretse iyo hiti twari twagize imishahara yari yazamutse bagasabira inguzanyo nyinshi icyarimwe duteganya ko mu mwaka utaha ibyo bari kwifuza bishobora kuba byamaze kugerwaho sindi bizeza amezi 3 ariko tuzarangiza umwaka twasesinga turebe uko tumeze icyo rero dusaba natwe abanyamuryango icya mbere ni uko babanza kumenya ko koperative ni iyabo iyo bashoramari twebwe nubwo tuba turi kuganira nabo gutya turi abakozi babo ni technical advisor wenda bafite ubunararibonye mu by'imari tukababwira ati mwebwe murabari mwego mwashinze koperative y'by'imari kandi ntimwabonera umwanya wo kuyihoramo twebwe icyo tubafasha ni ukubaha uko amategeko avuga icyatumye koperative yanyu itagira ikibazo ni iki ngiki dore icyo mwakora icyo rero twakora cyane gikomeye ni uko bafata inguzanyo zibagirira umumaro kuko iyo ari zibagirira umumaro zongera cyangwa zibyara izindi nyungu zihita zigira n'umumaro kuri koperative ngo ya mafaranga avamo aragaruka akabitswa muri koperative nayo akongera ubushobozi tugakomeza gutanga za nguzanyo uko babyifuza zigenda zizamuka hanyuma ikindi dusaba turagisaba n'abanyarwanda bose muri rusange umwarimu sako ishyize imbere uburyo bwo gushakisha ahaturuka amafaranga yo gukoresha nk'uko twatangiye tubivuga savings z'abarimu ziba zikiri nkeya ntabwo zihagije ugereranyije n'inguzanyo bakenera kugira ngo nabo biteze imbere savings zabo tuzirebye nk'abarimu gusa ntabwo zazagera n'igihe tuvuga ngo zigeze ku rwego ziruta inguzanyo zisabwa bidusaba rero ko n'ibigo by'amashuri mwabonye ko turi muri gahunda yo kugira ngo minerivare zose z'ibigo by'amashuri icyo mu mwarimu sako turashishikariza n'abaturarwanda muri rusange ababyeyi muri rusange gukorera iriya gahunda yo gucisha minerivare z'abana cyangwa se umusanzu w'umubyeyi mu mwarimu sako uko awucishijemo abashyigikiye mwarimu kubona yanguzanye nayo imufasha kwiteza imbere mwarimu nawe uguwe neza azaduhera abana neza uburere ireme ry'uburezi naryo rizazamuka. Madamu Laurence reka mbashimire ndabona iminota yaturangiranye shimire madamu Uwambaje Laurence akaba umuyobozi mukuru w'umwarimu sako turashimiye ko mwitabiriye iki kiganiro dushimire bwana Habimana Aimable akaba umunyamuryango witeje imbere ariko akaba akomoka mu karere ka Bugesera namwe katubashimire dushimire n'abakurikiye iki kiganiro haba kuri televiziyo Rwanda ndetse na radio Rwanda ikiganiro naho ubutaha.